ndagusoje cyane kandi mwaye kazi wo gukunda gukurikirana ibiganiro byacu ku Muvuduko TV. Nawe niba utarakora subscribe ukora kandi ubundi ujye ubona ibiganiro ndetse n'inkuru zigezweho ukurikirane isi aho igeze ndetse udacikanwe n'amakuru yose agezweho. Kora subscribe akakanya ubwire n'abandi bose bakore subscribe. Urukundo nirwogere ndirimba abantu bayijagiye nyine ni kwa kundi mba ndirimba ukagira ngo nijwi ry'urugi, ariko uko biri kose ni Umuvuduko TV on YouTube of course. Ikintu tubasaba no gukora subscribe. Reka nsuhuza abantu bose abagorwa no kuvuga ijambo subscribe, arabona agiye bavuga ngo subscribe n'ibindi bitandukanye, ariko ni subscribe ushobora kugenda ukayikora. Rero waba ukoze ikintu gikomeye, uduha umusanzu ukomeye. Agakanya tugiye kubahereza ibintu bigera kuri bingahe arikora ibintu bijyanye n'urukundo. Reka nsuhuza abantu bose muri mu rukundo batandukanye. Use mbavuga amazina, ndamutse mbavuza amazina ubanza hari ntabwo byoroshye, ariko hari abantu benshi bari mu rukundo bagiye bakora subscribe ku Muvuduko TV. Reka tubashimire cyane kandi tubifuriza ko mwarwaramba. Tugiye kubagezaho ibintu bitandukanye bigera nko ku 10 ushobora kwirinda kugira ngo urukundo rwawe rukomeze rugende neza, cyangwa se urukundo cyangwa se umubano ushobora kwirinda kuko ushobora kuba wakwangiza urukundo rwawe. Ikintu cya mbere, ikintu ushobora kwirinda cyane cyane ni ukwirinda umubano ugendeye kuba abantu baryamana gusa cyangwa se bajya bakora ibyaha. It has no future of course. Urwo rukundo nta kazaza ruba rufite if all you do is to sleep with each other instead of discussing things that will benefit your life. Then that relationship is waste of time and destiny of course. Haba harimo n'ibyaha anyway. Urwo rukundo rero iyo ruba rugendeye ku kintu kijyanye no kuryamana, nta kindi, nta kuganira ku hazaza, ntaki urwo rukundo ruba ruguta igihe ndetse nta geno rushobora kubaha. Icyo ni ikintu cya mbere twabwiraga ko ikintu ushobora kwirinda cyangwa se umubano ushobora kwirinda. Niba ushaka kuramba ugomba kwirinda umubano ushingiye ku kuryamana kw'abo bana. Hanyuma rero ikintu cya kabiri ushobora kwirinda ni ukwirinda urukundo rudafite intego cyangwa se rudafite icyerekezo. Avoid any relationship that has no direction, purpose or aim of course. Rero urukundo rudafite intego buriya ngo ugomba kurwirinda, ariko ni gute ubundi umuntu ajya mu bintu bidafite intego. Ikintu cya gatatu rero, dukoreye subscribe ku Muvuduko TV kugira ngo tujye dukomeza tugenda twiganirira mu buryo butandukanye. Reka nsuhuza abantu bose bagize urukundo rufite intego, bamaze no gushinga urugo mu minsi ya vuba. Hanyuma ikintu cya gatatu ni ukwirinda urukundo rudafite ibintu cyangwa rutagira icyerekezo ruguha, cyangwa se rutagira isura nteranyo cyangwa se isura nziza ruguha. Just urwo rukundo narwo cyangwa se iyo mibanire ntago iba ari myiza cyane, ntibiri kukuganisha. Ikintu cya kane ni ku Muvuduko TV online on YouTube of course. Twebwe turi babandi bagezaho amakuru ya bien. Hanyuma icya kane nuko uzirinde umubano cyangwa se urukundo ruguha akababaro cyane kurenza ibyishimo, kubera ko akababaro nyine akababaro, urumva akababaro tuba twagiye tugaterwa na ba boss. Ari ngenda ku kazi boss akaguharasinga, ariko ko yakuzi kuri buhakura ifungo wanze ukavuga uti boss reka nkubahe. Rero iyo umuntu agiye mu rukundo abagiye kureba ibyishimo cyane, ariko urukundo ruzaba ruguha agahinda cyane kurenza ibyishimo, urwo narwo uzarugendere kure kuko rushobora kugutera ibibazo cyane. Rero birumvikana ntabwo abantu bakundana bashobora kuhora ari abatagatifu, ariko kandi uko biri kose ntabwo umubabaro waba mwinshi kurenza ibyishimo. Hanyuma ikintu cya gatanu ku Muvuduko TV, kora subscribe on YouTube of course. Ibintu bikomeza kugenda neza, drop your comment down there. Hanyuma icya gatanu
wowe uzirinda urukundo cyangwa se umubano ukuriza cyangwa se utera amarira cyangwa se ukagutuma buri munsi uhora urira kurenza uko useka. Ubundi abantu iyo bakundana bakunda kwitana sheri shushu, niyo mpamvu ubona abantu bakuru ubona bateta gato, ikabona umuntu rwose arateta. Reka nsuhuze abantu bose bitwa ba teta, nsuhuze n'abitwa ba papa teta n'abitwa ba mama teta. Mumeze mute? Mukomeze mutetesha abantu, ariko iyo uri mu rukundo of course uba ugomba guteteshanya, bakabwizanya neza ibintu kabisa, mbese bikaba bla bla. Ahangaha ni ku Muvuduko TV, turimo turabwira urukundo cyangwa se umubano, ibintu 10 ushobora kwirinda cyangwa se umubano 10 ushobora kwirinda of course kugira ngo ugende uhirwa cyangwa se ubwubwa neza cyane. Hanyuma ikintu cya 7, ariko dukore subscribe byadufasha muvandi. Ikintu cya 7, igihe ubona ibimenyetso byerekana ko ikintu kitakomeza, nta mpamvu yo kugira ngo ugikomeze ukibemo, gerageza ahubwo bicike, ahubwo gerageze we ntukomeze kugenda ubirwanya. Yes of course hari igihe ushobora kubona kimwe, ushobora kwihangana, ariko hari igihe ushobora kubona ibintu bitandukanye byerekana ko urwo rukundo rudashoboka, and then more of the time uba uri kubaza ariko waduhaye urugero. Hari urugero rutandukanye. One, buriya hari ikintu gishobora tuzagenda nababwira ibintu bishobora kuranga abantu babana cyangwa se bashakanye bizima, ariko buriya iyo habuze communication, ndavuga good communication all fair, icyo gihe biba ari ibintu bitoroshye, kuko akenshi usanga iyo abantu batavugana ibintu birapfa. Urukundo ni nk'ururabo, ururabo iyo utaruvo bisaba ko ubundi ushyiramo akantu karinganiye. Ukuvuga iyo urumennyeho amazi menshi rurabora, iyo nanone utayivuze ngo ntago rushyizeho amazi ruruma. Bisaba ko bigenda biza hagati, nibyo nababwiraga hejuru. Rero iyo ikimenyetso kimwe no kuba abantu batavugana, icya 2 no kudahuza buri gihe, ikindi cya 3 nzagenda bigarukaho. Aha narindi ku ngingo ya 7 bigaragaza ko nimba ubona ibimenyetso by'uko urukundo rutabaho, nta mpamvu yo kurugumamo, ahubwo rucike, bikomeza kuruhatiriza. Hari n'akantu kavuga ngo burya guhatiriza bitera kwicuza, hanyuma kwinginga bigatera gusuzugurwa. Rero you keep be wise man and take care. Icya 8, hanyuma buriya urukundo ahanini rugutera kuba waba urimo urahangayika hamwe n'umukunzi wawe, sinzi ukuntu nabivuga, struggling cyangwa se kubaho, navuga ngo ikira, ariko reka tukoreshe guhangayika, abahanga baragenda badufasha. Urwo rukundo rero nabwo rugutera ibintu by'umuhangayiko. For example, umuntu yagiye, urakeka ko agucheatinga, ubuzima nabwo ni ikibazo, buri ku kadodo kenda gucika, ntabwo biba byoroshye. Rero urwo narwo burya ngo uzarwirinde. Hanyuma icya 9, uzirinde urukundo cyangwa se umubano umeze nkaho wakugize nkaho uri imfungwa, ukaba mbese hari navuga ngo iki, hari uburenganzira runaka utemerewe, ariko nanone kugira uburenganzira hari ibyo bita liberté, hakaba n'ibyo bita libertinage. Hanyuma rero nimba nta liberté cyangwa se uburenganzira ufite, umeze nkaho uri imfungwa, uwo mubano cyangwa urwo rukundo ushobora kuruvamo. It depends yuko mwagiye mubyumvikanaho, ariko nanone hari umuntu agira gutya akakugira nkaho uri imfungwa burundu, murabizi, yavuga ukumvura uragize. Rero nk'icyo gihe aho ngaho ntabwo ari urukundo, kuko umuntu arakubuza kuganira n'umuryango, umuntu arakubuza kuba wavugira kuri telefone, mbese ukabona yakubujije amahwemo. Hanyuma rero icya 10 dusoza ni ku Muvuduko TV of course, subscribe yanyu is more needed, hanyuma tukagerageza kugenda tubijyanamo neza. Hanyuma uzirinde urukundo rugutandukanya n'Uwiteka, cyane ko burya ngo kubaho Uwiteka nibwo bwenge, hanyuma kuva mu byaha niko kujijuka. Mvugira uti amen, haleluya. Reka dukomeze turagize urukundo rw'abantu bose Uwiteka. Sibi wowe urabyemera cyangwa ntubyemera? Drop your comment down there, hanyuma dukomeze tugende kwimanukira. Reka mbashimire rero mwe mwagiye mubana natwe ku Muvuduko TV of course, hanyuma tubasaba kugenda mudukorera ka kantu.
ntimukibagirwe subscribe cyangwa se ubwire na mugenzi wawe utariko hari ku Muvuduko TV haba hari ibintu by'ubwenge hamwe n'umuntu n'abantu b'abasaza bagenda babwira ibintu bitandukanye. Ushaka kutubwira uti muzatubwire kuri iki n'iki tuzagenda tubibashakira kubera ko icyubahiro cyanyu nirwo rumuri rwacu. Ciao.